Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo n'uriya mashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube. Turabasuhuje kuri aya manywa yo kuwa 19 z'ukwezi kwa 2024. Tuje mu kiganiro ngukumbuze tumenyereye hano kuri radio yacu, kuri uyu muyoboro wacu. Je ubasuhuza nitwa Sentama. Muri studio sindi jyenyine, ndi hamwe n'umutumirwa wacu. Reka tumwakire atwibwire, adusuhuze, noneho dukomeza ikiganiro cyacu. Turaza kubabwira icyo tugiye kuganiraho. Umutumirwa wacu, mwiriwe neza? Muraho Sentama, muraho kuri radio televiziyo n'uriya mashariki, mwese ndabasuhuje. Murakomeye cyane. Turaho Yego. Banyita Ngabo Venera. Yego. Nkaba ndi umutumirwa w'inararibonye watumiwe na radio televiziyo n'uriya mashariki. Yego. Yifuza ko twabakumbuza iwacu. Yego. Cyane cyane ndavuga iwacu Gitovu. Yego. Arakoze cyane Ngabo Venera, turamwakiriye rero, tumwifurije ikaze hano muri studio za radio televiziyo n'uriya mashariki. Ikiganiro cyacu ngukumbuze, buriya mikoro tuzerekeje ahantu hitwa Igitovu muri Masisi. Igitovu muri Masisi rero, ku batahazi, reka Ngabo Venera ahaturangire duhereye Igoma, kuko benshi bazi Igoma. Ngabo Venera, wadufasha tukamenya Masisi nihe, udutembereze, use n'utuvana Igoma utujyane utugeze Igitovu, bwana Ngabo Venera. Yego, urakoze kuri radio televiziyo, murakoze cyane. Nkuko nari mbabwiye, iwacu ni Gitovu, ariko ujya kwagera ucahanga Igoma nkuko mubivuze. Yego. Igoma mwazi ko ari ikibaya kimwe kigenda kigafata Isake ku kilometero 27. Yego. Ubwo twagera Isake ureka umuhanda ugiye za Nyamitaba cyangwa se za Gicanga, ugafata umuhanda ugiye Mushaki. Ukigera imbere ari umuhanda wigabamo kabiri, umwe ugiye amajyepfo cyangwa Sud Kivu, ubundi ugafata umuhanda umwe uzamutse, umuhanda werekeza za Minova, bwana Ngabo Venera. Yego, ugakomeza ujya ni Bukavu. Urawureka usiga mu ruhande rw'ibumoso, hariya nanjye ndumva amazi. Yego, urahazi nawe. Yego. Ukazamuka noneho aho twita Rutobogo. Ukazamuka wagera ruguru aho twita ku makafe, haraga agahanda nanone gashamikiye aho ngaho kajya za Karuba, kahareka k'ibumoso, kariya bakita Entre Karuba. Ukongera ugakomeza imbere ukagera aho twita Mushaki. Ariko buriya uba warenze hamwe twitaga Dauri mu ijuru. Yego, warenze ugeze kumugera ku makafe, wamaze kurenga Dauri mu ijuru, ahantu hari imanga mbi cyane. Ahantu hari imanga gutya, ahantu hamwe hameze nabi cyane, higeze hamanuka imodokari, ariko wari urimo ndibuka uwitwa Murego yigeze kuhamanukana, ariko aza kuba muzima. Yego. Ako naga ni amateka yandi y'umuntu wakiriye. Yego. Nanjye nigeze kuhatikira gatoya ndi mu modokari, dusa nk'abagiye kugwa hasi, ariko turagenda. Yego. Ubwo rero ubwo naringeze haruguru ku makafe nyine aho Entre Karuba. Yego. Ureka uwo muhanda ugiye Entre Karuba, ukafata umuhanda ugiye Mushaki ukahagera. Ariko mbere yo kuhagera hari ibikubi byiza cyane, ubwiza bwaho nyaburanga. Kwa Madame Erika n'ahandi. Kwa Madame Erika urahazi ndahareba. Yego. Ndetse n'indi misozi ireba mu muhanda. Yego. Ukagera ku centre none ya Mushaki, ariho nanone tuhasanga kera haremaga inka. Ukareka umuhanda umwe ugiye ibumoso, ariko ukamanuka ujya za Rubaya za Bihambwe. Yego. Ubwo sinshatse kwavuga niba ngoma ndahasubira nyuma, ariko nanone sinshatse kugana mu gace ka Gitovu niko nerekezamo. Yego. Ubwo wazamukanaga aho hejuru aho bita Mushununu, hariya bahitaga kwa Rwabahenda, bwana Venera. Kwa Rwabahenda urahindumva wahazi cyane. Yego. Kwagera kwa Rwabahenda ugasa nkaho uretse imisozi igiye za Ruvunda, aho ugacurika ujya bunyore hasi.
cyangwa se waba ugiye n'amaguru ugaca ku musozi hejuru aho bitaga kurikoti. Kurikoti aho hari umusozi umanuka ugahingukira za Kadirisha cyangwa se Kabaya. Yego. Ariko wabaga uciye katiriza ry'amaguru waba ugiye n'imodoka ukanyura ibunyure hasi. Yego. Ndetse hashamikiyeho n'umuhanda ugiye za Ruvunda. Yego. Ugakomeza imbere bunyure ukazahingukira ahitwa Kurubare. Ariko utari wagera muri Kurubare neza ugiye gusa nkaho ugiye iburyo ugakomeza ibumoso ugahingukira Kadirisha. Yego. Ubwo mba nagiye mu buryo bw'umuhanda n'imodoka cyangwa se n'imoto. Yego. Ariko navuze ko ku maguru unyura ruguru ku musozi hejuru ugahingukira ku musozi wa Kabaya. Yego. Biza guhura nanone ya nzira y'amaguru ikaza guhura n'umuhanda hejuru ya Nteko ariko kiri muri Kabaya aho bita za Kanigi niho hurira iyo nzira y'umuhanda n'iy'amaguru niho ziza guhurira. None wa muhanda ugasa nkaho umwe ugiye n'uburi Kagundu. Aho ngaho rero dutangiriye aho ngaho hariya za Kabaya hariya twari tuhazi cyane, hari hatuye Abahunde benshi. Yego Kanigi hari umuhungu twiganye w'umuhondo witwa Runeno ndamubona yarazi gukina umupira. Twakina umupira hamwe kera. Ndamuzi. Yego. Ubwo aho hari umugabo witwa Migeri wari uhatuye. Azarias. Hari abana benzi twari tuziranye. Yego ubundi ukaba wareba hakurya gatoya usanga usubiza amaso inyuma akabona igikuyu cy'uriya mugabo Bitegekimana niho cyari gitangiye gisubirayo. Bitegekimana Claver. Iyo ukase iburyo rero ubugiye za Ngendambuya na Gashaki ukagera Gitovu nyirizina ku mashuri ariho hitiriwe Gitovu hose. Yego. Ariko nanone ndashaka bamubwire amashami yaho noneho. Yego tubwire Gitovu n'ahantu hayikikije hose umuntu ahumva agira ishusho yaho. Yego. Ni ukuvuga ngo Gitovu ubwayo uko ingana kera na kera bayibariraga ahantu hagari cyane. Yego. Ubundi bahitaga ngo secteur Gitovu. Yego. Mu byerekeye by'amashuri. Yego. Gitovu rero yari ifashe aho Kabaya twari tuvuye igafata Kadirisha na Bunyole yari Gitovu. Yego. Igafata hakurya za Karambi hakurya yaho Musongati ndetse na Cyandarama kagira irivuza umwami byose yari Gitovu. Na Rubare ubwirimo. Na Rubare irimo namaze iri hagati ya Kadirisha na Karambi burya Rubare irimo hagati. Yego. Noneho ukagera zarivuza umwami ni ukuvuga ngo aho hantu hose hari Gitovu. Wagera muri side yo hirya hakurya ugafata za Karambi n'ubundi igice kimwe cya Karambi ugafata Buramo ndayibona. Buramo yari ifite agace kitwa Yakwe. Yego ndakabona. Ariko kariho gura musozi muremure wa Yakwe urebana na Rubari. Yego. Ndetse na Rubari nayo ukayifata uko yose yabarirwaga Gitovu. Ubwo turavuga Gitovu yerekeye amashuri kuko niyo bayitiriye Gitovu. Yego. Ugafata Rubari ugafata Kironko hasi. Ukiri Rubari na Buramo hari ahantu habaga imbeho cyane ngira ngo n'ubirahari ariko hejuru ya Buramo ahantu ugiye kurenga inyuma ureba za Nyamitabo ahantu bita Kukagobora. Urahazi? Kukagobora kuba warenze noneho warenze Gitovu wageze hirya cyane. Yego. Kukagobora ugiye utangira kujya mu kureba za Rubuha. Yego. Utangiye kureba Rubari nanone inyuma ushaka kuyireba inyuma kuko nanyizemo na Rubari hejuru mu gahinga nagezeyo. Reka twigarukire Kironko. Noneho naringeze. Gitovu kagarurwa na Rushoga. Ariko ukiri Kironko nayo yari ifite ibice byinshi bwana Ngabo. Yego Kironko yari ifite ibice byinshi. Yari ifite aho bita Rutovu. Mu Rutovu hasi akabaho twita Gasovu. Hakabaho twitaga ngo ni Goma. Burya rero Goma yari ryari izina ry'ikinyarwanda ryiza cyane n'ingoma. N'ingoma. Naho ngaho twari dufite Goma tukagira Mugunga. Tukagira Sake.
tukagira noneho Kanembwe ndahabona, ikatugeza ku mazi hasi kuri Rushoga ureba mu bice bireba Rubuguri n'ahandi. Yego, twagaruka hino noneho tugafata Migimbu, tugafata Buhumba nayo ikakugeza aho bita Gashashi, n'inyuma yaho ukaba ureba Rushoga nanone hasi. Gashashi burya nuko barihinaga ni Nyagashashi, ni uriya mugezi wamanukaga ukiroha muri Rushoga. Yego ubwo rero aho ngaho waba guhagaze aho ngaho ukareba Cyangurube iri hakurya yawe uruyireba. Yego. Noneho twagaruka hino tugafata Kagundu nayo ikaba ifite na Nteko, yose yabarirwaga muri Gitovu. Nayo Kagundu nayo yari ifite ibice byinshi, reka tunabivuge, hari abantu baho benshi bajya badukurikira. Yego. Yari ifite ahitwa za Igahuhe, yari ifite ahitwa za Bitabango, yari ifite ahitwa mu Rushengeshi, yari ifite ahitwa Kanyange, Kibare, yari ifite ahitwa Kinyanzovu. Yego. Yari ifite ahitwa muri Kane. Noneho kuri santere ya Kagundu nyirizina bahitaga ku Buzungu. Kuri santere bahitaga ku Buzungu kwa Sesa. Hari n'ahandi rero bitaga ku Burera. Yego. Hari n'aho bitaga mu Nduga. Yego. Hari aho bitaga Ikarari. Ikarari harahari, ujya kugera ahitwa ku rya Korini. Kurya Korini ndareba. Hariya nzi ko wahanyuraga cyane. Naranyuraga cyane. Burya rero iyo waba uvuye Gitovu. Yego. Usa nk'ugiye muri Kagundu nyine ukambuka ugaca muri Gashaki. Yego. Gashaki ukambuka ujya Gahenerezo ukamanuka mu Rubiru niho Nduga. Burya mu Rubiru burya ni hepfo hegera umugezi. Yego, ariko haruguru hariya hose hitwa mu Nduga. Yego. Ukambuka Kanyange. Ukaba ugeze ku Buzungu. Oya, hari agasisiro abanza kunyuraho bitaga ku Mukandara. Hari hatuye abasaza bitwaga ba Sebarima bande. Yego. Reba mwarimu Alphonse wakwigishije, ngira ngo yarakwigishije, niba yarakwigishije. Ubwo nabaga ntari aho ngaho, yenda ndibuze kuhagera yaranyigishije. Agasisiro ko hakuno yiwe kariya niko kitwaga ku Mukandara. Yego, ko hakuno yiwe. Rero wacaga kwa Alphonse iburyo bwa Kagundu ukaba ugeze hirya ukaba ugeze mu Budacya. Mu Budacya aribwo wirinduka inyuma ureba nanone Bihambwe, ariko ureba Intambike. Buriya mu Budacya twahamenya nde nk'umuntu wari uzwi cyane hariya? Mu Budacya sindi bwibuke neza. Buriya umusaza Sekazuba yaratuye. Sekazuba yaratuye aho ngaho mu Budacya. Ariko atuye no hakurya nanone, afite ahandi hakurya yaratuye. Ndahabona. Yego. Hari n'abandi benshi, hari kwa Rwambibi, ni benshi cyane. Kwa Rwambibi ni Buhumba. Oya, hari inyuma hirya kwa Sekazuba. Inyuma hasi yo kwa Ntuza. Yego. Afite n'undi amazu hasi yo kwa Sekazuba. Yego. Ubwo warebaga ahandi hakurya abo twetana kwa Nyesi ni mu Bufaransa. Wararebaga uri hino. Kuri Ndinda. Kareba hakurya hose ya Ndinda. Yego, aho bita Imushwa na hehe n'ahandi. Yego. Hariya hose rero, aho hose tumaze kuvuga uyu munsi ni mu gihugu cya AFCM 23. Ndumva ariko biri. Reka dukomeze tugaruke. Reka dukumbuze noneho abadukurikiye ko nibura ahantu umuntu yatembera akajya kubaza, akanywa amata, akanywa umusururu, akanywa urwagwa, akanywa byinshi aho ngaho. Yego. Haratuje cyane. Reka dukomeze noneho turebe, hari ahantu turahavuze, ariko umuntu aribaza abaturage baho ni iki bakora cya buri munsi kibatunze, ibikorwa kibihari wahabona. Tuvuge ushatse nko kuhajya ukavuga ngo ngiye kuhatura
cyangwa ngiye kuhakorera, ni iki wakora cyakungura nka hariya? icya mbere hari ahantu ni ahantu hera imyaka yose ntabanje kurondora. Yego. Amasaka, ibigori, ibishyimbo, ibirayi, amateke, ibijumba byose birera. Icyo ni icya mbere. Wibagiwe n'amashaza. N'amashaza utera byose niko nababona ingandurarugo byose. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ku muntu w'umworozi, umuntu w'umutunzi, ari ahantu ni ahambere hagira ubwatsi bwinshi kandi bwiza buryohera inka, unakamisha amata. Yego. Kandi ikindi nabonye Bwana Ngabo, haba indwara iba nkeya hariya ku matungo. Haba indwara nkeya kuko n'imbera byombi hari imbeho n'ubushyuhe. Nta mbeho yandi ya cyane, kimwe n'uko nta bushyuhe buhari bwatuma urwaragurika nka za malariya. Nanone imbeho ntabwo yatuma iriyo ntabwo yatuma urwara rubaga impande. Nibyo rwose. Yego. Ariko baranacuruza nabwo baracuruza kuko bafite amasoko menshi. Hari abacuruza inka bakajyana ku Mushaki, ni hafi, ni amasaha 3 n'amaguru. Yego. Mu Rubaya bajya gucuruza, bajyaga gucuruza imyenda, amasabune n'ibindi n'ubundi buconco bwinshi. Aho ni amasaha 2 kuva Gitovu. Yego. Ubundi bajyaga Kagusa naho hateganye, nubwo yenda atari muri Gitovu ariko hari abaturanyi ba Gitovu. Yego. Wajyaga ukajya mu soko ufite icyo ugiye guhahisha cyangwa se ugiye guhaha nawe ubwawe. Yego. Kera rero Mushaki. Yego. Mushaki burya yaremaga Ruvunda kera. Bagiye bariyemyemo. Njye nagiye nyiremamo Ruvunda, niho inka zaremaga, nyuma baza kuzijyana Mushaki. Yego. Inka barazishoreraga bakajyana Ruvunda. Hanyuma baza kuvuga ko imihanda itameze neza hasi ugana za Bunyole. Yego. Bahitamo kuvuga ngo noneho inka nibajye bazijyana za Mushaki kugira ngo imodoka zizijyana zijye kuri za batware zibona aho zinyura. Yego. Nguko ku isoko ry'imutse riva Mushaki, bamwe riva Ruvunda rijya ku Mushaki. Riza Mushaki. Wari utubwiye amasoko umuntu yaremaga, ntabwo numvise Bihambwe. Nayivuze. Navuze ko umuntu yajyaga Bihambwe akava Gitovu, ni amasaha 2 kugira Bihambwe, cyangwa se ukajya na Rubaya, nabyo wageragayo. Ariko duha urugendo rwawe uvuye mu rugo ugiye nka Bihambwe, buriya wanyuragahe? Mvuye iwacu rero Gitovu. Yego. Ni hahandi nakubwiye nanyuraga, naheraga Gahenerezo. Yego. Nkamanuka mu Rubiru. Nkamanuka Kanyange. Nkanyura ku Buzungu. Nkazamuka ku Burera no muri Kane. Nkaba ngeze hejuru mu Nteko. Muri Kane, wabanzaga muri Kane? Yego, muri Kane. Ukamanuka. Nkaba ngeze mu Nteko hejuru. Ukamanuka ahitwa mu Gasiza hariya? Yego. Ndahabona rwose. Mu Gasiza ukambuka Rushoga? Yego, ariko utarambuka Rushoga hari umuntu wari uragira ngo ufite igikuru cyiza witwa Salomo. Ndamubona. Salomo yaje kuhava, hagurwa na Serushago. Yego. Ndetse habaga n'abantu bitaga kera babitaho ni Inkuba. Inkuba, oya. Intwaramuheto. Ni ugukumbuza abantu iwacu, nta kintu tuba dushaka kuvuga. Intwaramuheto. Abari gusimba muze. Noneho ukamanuka kandi mu Gasiza nyine nko ubundi intwaramuheto ni abantu bari barambuye ubutaka, bajyaga baburwanirira bishyira hamwe. Aho ngaho rero ubu ngubu ni kwa ex-guverineri uriya Ntuza Serufuri. Eugene niwe waguze kwa Salomo? Niwe waje kuhafata, ndetse agaruka no hino agana mu Ntuza mu Kagundu nanone. Hirya ye hakaba Seninga Robert. Hakurya yaho hakaba n'undi tena sinzi ngo ninde uhafite. Ariko na Rujugiro ngo yajemo? Rujugiro niwe waje gufata ku Buzungu. Yego.
noneho ubwo ukajya Bihambwe rero ku muhanda ukamanuka rero ku musozi kwa Kabeja n'ubundi hariya bahita mu Gasiza Bwana Ngabo. Ni mu Gasiza aho ngaho ariko hepfo yaho hari umusozi urenze mu Gasiza umanuka ndabona kwa Muzehe Kabeja. Kwa Muzehe Kabeja ukaba umanuka mu mazi n'urukambuka Rushoga ukaba ugeze Bihambwe. Ukinjira Bihambwe ubwo uba winjiye mu muhanda wamanutse Mushaki, Matanda, Oso, Nyakajanga, Oso Bihambwe. Uba winjiye muri wa muhanda. Ndumva tuhaziranye cyane rwose. Ariya ndahazi cyane. Dusubire wageraga Bihambwe umuhanda umuka ukigabamo kabiri umukajya mu Rubaya na Kinigi na gutyo na Kibabi ugakomeza za Masisi. Yego. Aho rero nigeze kuhaba narahabaye cyane. Warahabaye? Narahabaye muri Bihambwe ndani narahabaye rwose cyane. Reka twongere twizamukire tugaruke muri tuzamuka Gasiza twikubite muri Nteko no muri Kane tumanuke Burera twigarukire Gitovu. Ubuzima bwaho bwari bumeze bute? Abana bigaga gute? Haba amashuri ya primaire ya segondere abantu bivuzaga gute? Gitovu rero yari nziza. Yego. Gitovu yari nziza kera. Nge natangiye amashuri hari umwarimu wigisha wa mbere witwa Sebihuranda yabaye Kabaya agenda ari muzi Kabaya. Yego yaje Kabaya avuye Gitovu. Yego. Kanyamapiri aza kumusimbura avuye Musongati. Muzehe Kanyamapiri yanyigishije mu mwaka wa mbere inshuti yanjye. Yego. Yaje rero Kanyamapiri yaje ariko Muzehe Kanyamapiri hari umwana ujya dukurikirana nabonye. Ntabwo muvuga izina ariko ajya dukurikira kandi amakuru arayakunda cyane. Yego. Rero Kanyamapiri yaje nko mu kwa mbere mu kwa kabiri. Yego. Ariko naratangiranye na Sebihuranda. Yego. Noneho tujya mu wa kabiri twigishwa na Ntuza na Mustari. Muzehe Julie ndamubona hari abana be hari umukobwa we twiganye. Yego. Hari umukobwa we twiganye hari n'abana be nzi. Yego. Ariko umukobwa we ndumva sinzi hari ahantu nigeze kumubona twiganye. Yaba atuye mu Kamira hari. Oya. Ntabwo ari mu Kamira. Ntabwo ari mu Kamira. Noneho tuza kwigishwa mu wa gatatu hari amashuri abiri. Yego. Hari ibyo kwa Alphonse ariwe twavuze kare wari utuye Kagundu. Muzehe Alphonse na François. Se wa Kamana na François Mizerero. François Mizerero ndamubona yarazi gukina umupira cyane. Yego umuntu wakomokaga buryo za Rucuro. Ndamubona hari n'umwana we twiganye w'umukobwa ni kera ariko ndamwibuka witwaga Nirere. Yego ubwo yaje nyuma yanjye nari naratamutse kera. Yego. Noneho mu wa kane twigishwa na Kidende nawe ndamubona. Kidende ngeze mu wa gatanu nigishwa na Kino. Kidende izina rye warihinnye ngira bamwitaga Kidende wa Rutete. Kidende wa Rutete niko bamwitaga. Yego ni Kidende wa Rutete. Noneho mu wa gatanu twigishwa na Kino. Ndamubona nawe. Mu wa gatandatu hari mu Birigi nyuma za gusimburwa na Semabindu umugabo wambaraga amataratara cyane. Ndamubona umugabo wari uzi kwambara. Icyo gihe rero hari directeur witwa Bihezande Sintabwa. Uwo nguwo Bihezande Sintabwa yaje kuhava yimukira Matanda. Yayoboraga ishuri ryitwa Ngoko. Afite umuhungu we twiganye witwa Adelar. Yego. Yasimbuwe rero na Marie Mungabo ndamubona. Umunyanga. Umugabo mwiza cyane ariko. Cyane rwose wabaga neza cyane. Nyuma rero ubwo naje kuva muri ako gace. Yego.
ariko nanone Gitovu yaje kugira amahirwe igira amashuri yaravuye Ngungu. Yego. Bakora sikirisare. Yego. Yari ivuye Ngungu bahita Ngungu Bunyole ibanziriza ku Kadirisha. Ndayibona. Bayitaga Institut Ngungu Bunyole. Yego. Iyi ivuye Kadirisha ija kwimukira hari Gashaki niho yimukiye. Ariko abantu barayihimbye akazina. Kariya kazina ukavuze abantu bahize burya ngo bari bahagamye niyo mpamvu. Yego bari barayise Gahagamo. Reka dusuhuze abantu bose bize ku Gahagamo. Reka tubasuhuze bose cyane ariko nzi n'abantu n'abadokiteri benshi bize ku Gahagamo. Barahari ndabazi nanjye. Barahari benshi cyane bize ndabasuhuje cyane abize ku Gahagamo abakurikiye radio televiziyo n'uru ya Mashariki baba barize ku Gahagamo ndabasuhuje cyane. Turabaramukije ntabwo twiriwe tuvuga amazina ariko bumve ko tuvuga amazina singomba kuko ni benshi. Ariko tusuhuze n'abantu bize Gitovu n'abahigishije. Yego. Ariko wibagiwe muzehe Musuhuke. Musuhuke yaje kuza nyuma niyo mpamvu ntamuvuze. Musuhuke yari Kironko burya. Yego. Musuhuke yari Kironko uretse ko narabwibuke ukuntu Kironko bigishaga. Ariko Kironko habanje kuba uwa mbere kugeza mu wa kabiri. Yego. Nyuma mu wa gatatu himukira Mizero François. Baje gushyiraho n'uwa kane. Baza gushyiraho n'uwa kane. Baza gushyiraho n'uwa gatanu n'uwa gatandatu. Nayo isa nkaho yigenze nayo. Noneho ndumva amashuri yarahari nanuza Kabaya nayo yaje gukura ivuye muri Gitovu nanone kuko Gitovu niyo yibyaye. Yego ndetse na Musongati burya wo kwisi. Na Musongati Gitovu niyo yibyaye. Yego. Buriya ukuntu byagiye bivuka hari abana bavagayo bakiga Gitovu babona bakora urugendo rurerure. Baravuga bati reka turebe uko dushyiraho amashuri. Noneho ya mashuri bahera ku myaka yo hasi bigenda bizamuka bigeze ubwo kuko abana barushagaho kwitabira kwiga bigeze ubwo amashuri aba y'amashuri ukwayo yigenga atanditse kuri Gitovu. Yego. Ngira ngo hari Kironko, hari Kabaya, hari Musongati na Kagundu. Yego. Aho bita Kagundu aho bitaga ku mupaka. Yego. Dusuhuza abantu bize ku mupaka bose. Dusuhuza abantu bize ku mupaka. N'abatuye ku Buzungu. Yego. N'abatuye Gahenerezo, Kironko. N'abatuye Gahenerezo bose ni Kironko. Rwanembwe, mu Rutovu, mu Isake, kuri Goma, ku Mugunga naho hose. Ikironko ndibuka ba Sebazungu. Yego ndamubona uwo mugabo. Yari umuntu w'umucuruzi w'ibishyimbo cyane. Ndamubona rwose. Ibishyimbo nabonaga ba Buyongwe. N'abitwa ba Buzibuzo. N'ababuzibuzo. Wakwambuka hakurya kwa ibumba kwa Ntuza kwa Duruma. Kwa Duruma niganye n'umwana we abana be babiri. Yego. N'abandi benshi. Kwa Muzehe Ziragwira. Nakwe Muzehe Ziragwira. Yego. None hari umuntu yivuzaga gute iyo abaga arwaye yakwivuza ate hariya byagendaga bite? Kwivuza rero hari akiri ubuvuzi uciriritse. Washaka kwivuza nyabyo ukajya Matanda. Ubundi ukaba waje Karambi ugahura na bari abantu barafite uduposte de santé ku Rubare barafite poste de santé. Kironko yari ihari naho. Reka dusuhuze Muzehe Mbangutse yafashaga abantu n'abavuraga. Kabisa. Ariko ni Kadirisha yari ihari hariya ujya kwinjira ferme ya Bunyori. Hagana Kadirisha hagati ya Kadirisha na Rubare hari akavuriro. Yego na Rubare hari ivuriro. Bajyaga bahitirira umuganga w'umuzayiro witwaga Kafurubire. Kafurubire.
yego ku rubare ndasuhuza abavuka kwa Hussein Mutenengeri barayavuga barayavuga bari batuye ku rubare yego namwibutse baravuga buriya Hussein Mutenengeri yari umwanya wa data ariko ku mwana babikoraga bate abantu banywanaga gute abantu banywanaga gute bya bindi byo kurasa agakunda umuntu akanywa amaraso y'undi guca kunda bakanywana amaraso bakanywana kandi bagakundana cyane hari urukundo rurenze cyane ntawe atatiraga igihango kabisa ndabyibuka yego noneho reka turebe buriya tugane ku musozo turi hafi ku musozo buriya ni iki cyagukumbuza Gitovu? iyo nibutse nyine inka zaho nkunda inka cyane ukunda inka cyane inka zaho iyo nibutse abaturanyi baho ko twabanaga kera yego ndakumbura cyane ukuntu mwakinaga umupira ndakwibuka wari uzi gukina umupira ukuntu twakinaga umupira tukajya gukina na mamera y'Iburamo amamera yo kuburamo twarakinaga tukanezerwa iyo mbyibutse ndanezerwa cyane gakina na Karambi ugakina na Kabaya gakina na Kabaya na Matandikaza na Nyamitabo hari n'igihe na Rusheberi yajyagiza na Buguri na Rusheberi na Gasembe n'amasisi bakaza hari umubano cyane uteye ubwoba umeze neza cyane ibyo rero birankumbuza cyane nakwibuka ukuntu twotsa ikigori nkumva ndanezerewe cyane twahura amashaza yego bikatunezeza ndetse twahura ibishyimbo ugasanga abantu bakoze icyo bita ururaru uzi gukubita ibishyimbo ukavuga ngo muvune ibibando ariko hari abantu bibuka mwahuranye ibishyimbo cyangwa amashaza sinayibuka kuko ni kera yego ni kera ariko hari benshi twahuranye twagiye duhura amashaza hamwe n'ibishyimbo twari duturanye sinibuka nka bariya ba Bintwangari bariya bantuza ba Gishumeti bande ni benshi cyane Gishumeti ndamubona yavukanaga n'uwitwa Tegera na Tegera uranyibukije ariko Tegera ngo yitabye Imana Tegera yarapfuye urupfu nabi bamwishe nyine byari bitangiye kuba bibi ndabibona rwose hariya ndabyibuka byari ibintu bishimishije ko nanjye narahabaye nubwo naje kuhava byari byiza n'aya mashuri wavuze Gitovu nayizeho hariya handi narahatemberaga twari tuzi abantu hari abantu batwigishije bo gushimirwa cyane gushimira turabasuhuje wenda njye nize nyuma yawe ariko kugira ngo nsoze ntashimiye hari umuhungu wa Musuhuke witwa Fidele Mwemera yego yaranyigishije ndamushimira pe hari Weraresi Inkuru Nziza yego iwabo hariya ku Gahenerezo yego hari Nkikabahizi François yego no barahari sinzi ndumva ashobora kuba atuye ariko atuye Musanze yaranyigishije uriya mugabo buriya n'amakuru ujya wumva ntangaza mu Gifaransa yego Igifaransa nakimenye kubera abantu babiri we na Mwemera na Nkikabahizi Mwemera abo bagabo bombi Igifaransa nzi ndakibakesha rwose ko natangiye kukivuga ndi umwana muto Nkikabahizi rero nize mu wa mbere ari mu wa gatandatu yego niga na ntuzane ari kumwe na Fidele yego nicyo gihe rero n'uwitwaga ba Ruwendo bande ba Semanyenzi ariko Semanyenzi yari inyuma gatoya ntabwo ari kumwe nabo yari nko mu wa kane nk'aho ngaho yego Semanyenzi Karambi ndamubona ndamuzi ariko
ariko nkibutse gatoya rya shuri navugaga ryaje kwitwa Gahagamo ariko rijya kuzika Ikarambi ryaje gukura rigira amashuri makuru arangiza humanite yego ni naho nyine benshi barangirije ubu ngubu mvuga ngo ni abadokiteri nibo barangirije yego iryo shuri ryigeze gukorera ahantu bita hafi yo kwa Bategejo yego ubwo rero Semanyenzi yaje kuhigisha nawe yabaye umwarimu aho ngaho na Safari na Nkikara higishije yego na Safari twariganye yego Safari baheza twariganye nande sinzi n'undi wahigishije na kwibuka ariko barahari benshi hari umugabo witwaga Ruca ari mu baritangije batangiye kuhigisha bwa mbere ariko nta makuru ye nzi Ruca nanjye sinibuka amakuru ye burya rero ntabwo aribo batangije prefe watangije ni Musominali inyuma simburwa na Simpenzwe yego Simpenzwe yaraturutse muri Institut Mbongandanga à l'Équateur ni kure cyane niko yavuga ngo njyewe je suis venu de l'Institut Mbongandanga à l'Équateur ariko uretse ririya shuri irindi umuntu yashoboraga kwigaho rya segondere ryari hafi ni nk'irihe ubwo n'iryo shuri ryari riri hafi kuko andi kwari kujya Matanda kwari kujya Kibabi kwari kujya Masisi kwari kujya Kanyatsi Nyakariba Nyamitabo na Nyamitabo Mapinduzi ndetse n'Igoma ariko none n'Ingungu ryari rihari n'Ingungu ryari rihari ryo bakuyeho na Ngungu Bunyole nyine yego Ngungu Gisimba niyo ku Gisimba ukuntu baritaga ku Gisimba ndahabona ni ishuri ry'Ingungu ujya kwinjira muri site ya Ngungu ni rya kera burya ririya ariko tugaruke Gitovu yego tubwire nk'udusozi nka dutanu wibuka twa Gitovu udusozi ndavuga Migimbu Buhumba ariko wigeze umanuka Migimbu ujya nk'Imasisi nizi Masisi ku busitani urumva ko nanyuraga Migimbu Buhumba yego Kironko imwe hanamye ireba Rubari ndayibona uramanuka ukagera mu Rutovu hasi ukavuga iriya Yakwe watambitse wanyuraga hariya ku mashuri ya Kironko yego gatambikamo hirya ukanyura kwa Nyiridandi kwa mzee Nyiridandi niwe wari ufite bariya abahungu b'inzobe cyane Baramberi na Baruzuba ndababona yego noneho Kironko iteganye na none na Yakwe yego ukambuka hino hakaba Karambi nayo umusozi yego Karambi ubundi navuga ko ari imisozi igenda ikurikirana za Musongati zande kugeza zari buzumwa bino tuntu tudusozi ugenda unyuramo usimbuka kandi gasozi gutyo yego wazi none za Kadirisha za Kurikoti wumva ko nazivuze kuva kare Kurikoti rero warahageraga ukananirwa kugenda ugakura ikoti nyine ukambara ishati yonyine kubera ibyuya niyo mpamvu bahise gutyo bahise ku ikoti reka tugane ku musozo rero reka dufate umwanya dushimire abantu batuye muri Gitovu bose babandi bize kuri amashuri twavuze baremye y'amasoko abo twahuranye ibishyimbo n'amashaza abo twahinganye hari ikintu bagiraga kiriya bavuze guhinga ururaro ni ukugurizanya mukajya mu murima muri benshi nk'umurima mukawuhinga umunsi umwe cyangwa ibiri mukazimukira mu wundi ariko uribuka imizenzo ndayibuka ubwo rero tubashimire naguha umwanya ukabashimira ukabasezera ariko buriya tuzongera tugaruke kuko ndabizi wabaye ahantu henshi cyane buriya wowe na Kanyatsi twajyanayo na Nyamitabo twajyanayo ndabizi ko uhazi yego reka mbashimire nanjye abumva radiyo televiziyo n'uriya Mashariki
nawe ngushimiye wabashe kuntumira Sentama, n'abandi bose twiganye, abo twaragiranye, abo twafatanyije guhinga, abo twagiye dusarura hamwe, abo bose ndabashimiye. nabo mwaremanye mushaki, ndabasuhuje. Abo twagiye turema amasoko turi kumwe, bose ndabasuhuje. Yego. Rakoze, umunsi mwiza rero Bwana Ngabo. Nawe murakoze cyane. Rakoze. Turabashimiye bakunzi ba radio televiziyo n'uriya Mashariki, mwumvaga ikiganiro cya Ngukumbuze. Uyu munsi twabatembereje ahitwa Gitovu, aho twaganiriye ku bice bitandukanye bikikije Gitovu. Hari Kagundu, hari Karambi, Musongati, hari Kadirisha, Rubare, Bunyori, Kabaya, Ngendambuye, Kironko, Migimbu, Buhumba. Abo bose turabasuhuje kandi turabashimiye kuba muri budukurikirane. Tubibutse kutibagirwa, abatarabikora ntimwibagirwe kuza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibizanira, kandi mubyibuke, munibuke no kuduha n'ibitekerezo byanyu mwandika ahanditse comments, mukadushyikiriza ibitekerezo byanyu tukarushaho kunoza ibyo tubakorera. Murakoze, mwirirwe neza.